Mwaramutse. Yesu ashimwe cyane. Turashimira Imana kubw'igitondo cyiza iduhaye. Iki cyumweru iduhaye amahirwe meza yo gusangira ijambo ry'Imana muri iteraniro rya mbere. Nanone ndashimira Imana barinze mwese iyi minsi yose itambutse kugeza n'uyu munsi. Imana ibiherwe icyubahiro. Rimwe rimwe tubona tubyuka, tugenda, tugataha tukaryama. Igihe cyinshi tukabifata nk'ibintu bisanzwe, tukabifata nk'ibintu bya rusange, ariko mu by'ukuri byaba mu bikomeye ndetse no mu byoroheje byose tubeshwaho n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu rero n'uyu munsi Imana tugira ubuntu bwo kuba imbere yayo kugira ngo tubashe kumva icyo yateguye kuvugana natwe. Niba ufite Bibiliya wabumbura tugasoma mu gitabo cya Matayo igice cya 26. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 26. Turasoma duhere ku murongo wa 26 tugeze ku wa 35. Matayo igice ni cya 26 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 35. Niba mwahageze twasoma. Haranditswe ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be arababwira ati ni mwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza ku munsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Maze Yesu arababwira ati mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intama usandare. Ariko nimara kuzurwa nzabanziriza kujya i Galilaya. Maze Petero aramusubiza ati nubwo bose ibyawe biri bubagushe, jyeweho ntabwo bizangusha. Yesu aramubwira ati ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika uri bunyihakane 3. Petero aramubwira ati naho byatuma mfana nawe nabwo sindi bukwihakane na hato. N'abandi bigishwa bose bavuga batyo. Dusomye kugeza ku murongo wa 35. Iyo ntekereje ku bijyanye no kwizera cyangwa se kwemera Imana, mu ruhande rumwe numvaga ari ibintu biruhije cyane, numvaga ari ibintu bigoye ko ntajyaga nsobanukirwa neza iyo biva ndetse n'iyo bijya. Ntago najyaga nshishikazwa cyane no gusoma Bibiliya, ariko bike nari nzi mu by'ijambo ry'Imana rivuga nabyo ntago nari mbizi neza. Bivuze ngo ntago nari mbizi bihuje n'ijambo ry'Imana. Icyo gihe nta mahitamo nari mfite usibye gusigara gusa mu rujijo, gasigara mu rungabangabo, mu by'ukuri ntafite icyizere cyo kuzajya mu ijuru cyangwa se cyo kubona ubugingo buhoraho mu mutima wanjye. Ndamanya twese yuko intego y'umuntu kwizera Imana, ikidutera kujya mu rusengero, igituma dusoma Bibiliya, ibi byose ikintu nyamukuru kiruta ibindi ni ukugira ngo tuzabashe gutsinda ku munsi w'urubanza, hanyuma tujye mu bwami bw'ijuru. Nubwo iki cyakabaye intego nyamukuru, ariko abantu benshi mu by'ukuri ibyo ntabwo bakibyitaho. Icyabaye intego yo gusenga, kwizera Imana, kujya mu rusengero, byahindutse uburyo bwo gushaka imibereho, gushaka indamu, gushaka inyungu, ndetse benshi babigiyemo aribo bashakira imibereho yabo. Mu by'ukuri ntabwo byagakwiye, kubera yuko inzira yo kwizera Imana cyangwa se inzira y'iby'umwuka ni byo kugira ngo dukize ubugingo bwacu, ni ukugira ngo dukize roho yacu. Ibindi bizatunga umubiri ndetse n'ibindi byose dukeneye mu bizatubeshaho, nabyo Imana biduteguriye muri ubu buzima bufatika bwa buri munsi tubaho. Rero mu gihe njye natekereza ku by'Imana, nta mahitamo nabaga mfite usibye kubaho mu rujijo.
kuko numvaga ijambo ry'Imana rimwe na rimwe ryivuguruza. Sinzi niba nawe warigeze utekereza yuko ijambo ry'Imana ryivuguruza. Hamwe Bibiliya iravuga ngo uzajya mu ijuru agomba kuba ari umukiranutsi 100%. Agomba kuba ari uwera nk'uko Imana yera. Ariko wasoma handi muri Bibiliya ukumva Bibiliya iravuga ngo nta mukiranutsi n'umwe ubaho. Ngo umwana w'umuntu ntabwo yatungana akiri muri iyi si. Ugasanga rero ibyo byombi birasa nkaho ari ukwivuguruza. Urwo ni urugero rumwe gusa nari mbahaye mu bintu byinshi byajyaga bintera urujijo. Ariko mu by'ukuri nari nzi ko kugira ngo wenda usobanukirwe inzira y'ukuri cyangwa se urwo rujijo uruvemo ari uko wafata Bibiliya yose mu mutwe, buri jambo ryose ryo muri Bibiliya ukaba warimenya. Gusa naje gusanga icyo kintu atari ngombwa. Hari abantu benshi nzi bakiriye agakiza, bashoboye kubohoka ibyaha byabo byose kandi babasha kubana n'ibyiringiro mu mitima yabo, ariko batarigeze basoma Bibiliya yose guhera mu ntangiriro kugeza mu byahishuwe. Munyumve neza, sinimo kuvuga ko ntacyo bimaze gusoma Bibiliya yose. Ni ingenzi, ndetse no mu itorero dushishikariza abantu gusoma Bibiliya, kuko Bibiliya si ya pasiteri wenyine gusa. Bibiliya si umuvugabutumwa, ahubwo umukristo wese aba akwiye kuyisoma yose akayirangiza. Gusa icyo si cyo gisabwa kugira ngo rwa rujijo rushire mu mutima wawe. Igikenewe kugira ngo usobanukirwe inzira y'ukuri y'Imana si uko wasoma Bibiliya yose ngo irangize, ahubwo nuko watahura ikigenderewe n'Imana muri Bibiliya. Mu mvugo yacu tukita ngo ni umutima w'Imana. Uramutse utahuye umutima w'Imana uri muri Bibiliya, nawe utakwiriye kuyisoma yose, urujijo rwose wajya gubana narwo rushobora gushira. Hanyuma sinzi niba mwumva akaga kari mu kubana n'urujijo no mu buzima bw'abantu. Iyo badafite ukuri, iteka ryose ubuzima burabagora. Ndagira ngo musubize amaso inyuma, mwibuke mu bihe bya COVID twabayemo mu minsi yashize. Mu bihe bya COVID habaga hari impuha nyinshi cyane zicicikana hirya no hino. Bavuga bati ni igihuha, iyo ndwara ntayibaho. Abandi bati kada, indwara ibaho irakaze cyane, atuyifashe nta gushaka kwirokoka. Mu minsi ya mbere ndibuka yuko umuntu yavuga kwitsamura gusa, ahagarara n'igikundi cy'abantu benshi bakiruka bakamuhunga, bakavuga bati katubayeho natwe aratwanduje, turapfuye. Bitewe nuko inkuru z'ibihuha nyinshi cyane zajyaga zisakara hirya no hino, abantu babagaho mu rujijo, ntibabaga bazi ikikuri cyari cyo n'ikitari ukuri cyari cyo. Ikindi gihe bagatinya n'abaringa n'ikitagomba gutinywa, ugasanga baragitinya. Abandi bakabaho nanone basuzugura ibintu bavuga bati ni igihuha, bikabaviramo kwandura, yewe muziko ni na benshi yahitanye. Iteka mu buzima bw'abantu, iyo badafite ukuri, iyo babaho mu rujijo, nta mutuzo bagira, nta mutekano bagira mu mitima yabo. Niyo mpamvu kumenya ukuri navuga ko ari ikintu cy'ingenzi, nayo ntangiriro yo guhinduka k'ubuzima bw'umuntu. Nubwo tubivuga mu buryo bw'iby'umubiri, ariko no mu buryo bw'umwuka nabyo nicyo kimwe. Igihe cyose umuntu afite urujijo mu mutima we, ijambo ry'Imana ridasobanutse neza mu mutima we, umugambi w'Imana atawuzi, nta kindi cyamubaho usibye kubaho mu rujijo, ndetse akabaho nta mahoro afite mu mutima we. Navuga ko igihe kinini cy'ubuzima bwanjye uko niko nakibayeho, kuko nabaga mfite urujijo mu mutima wanjye, ntazi neza umutima w'Imana, ntazi ikigenderewe n'Imana mu ijambo ryayo, byatumaga mbana n'ubwoba, singira umutekano mu mutima wanjye. Igihe cyose nkahora niciraho iteka, kandi igihe cyose nkumva mfite imivumo, nkumva Imana indakariye cyane, impora indeba ijisho ribi, kandi ko igihe cyose ishobora kuba yanyica. Cyane cyane igihe nabaga nakoze nabi, numvaga rwose amaso y'Imana ancaniye hejuru, nk'umunyamujinya cyangwa se nk'umugome witeguye kwihorera akangirira nabi. Rero mu mutima wanjye nabanaga n'ubwoba bwinshi, nta mutekano nigiraga ngira. Ariko Yesu yigeze kuvuga ijambo rimwe, aragira ati namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Iki gihe ntabwo nari nzi neza ukuri Yesu wavugaga uko ariko. Ariko Yesu mu kuvuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura, ntibisobanuye ngo tugomba gufata Bibiliya yose mu mutwe ngo tuyimenye guhera ku ntangiriro kugeza ku iherezo ryayo. Si icyo Yesu yashaka kuvuga. Kumenya ukuri ntabwo ari ikintu kigoye, ni ikintu kigusaba byibura nubwo byaba umunota umwe cyangwa se amasegonda 30 arahagije
kugira ngo umenye ukuri, kandi kwa kuri kwirukane ubwoba bwose n'umwijima wagufite mu buzima bwawe. None uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe uko kuri Yesu yatubwiraga ni ukuhe. Ni ukuhe kuri Yesu yatubwiye kubasha kubohora imitima yacu, ingoyi zose ziduhambiriye, imigozi yose ituziritse. Uko kuri nta kundi n'icyo yadukoreye. N'iki Yesu yadukoreye, ni uruhe ruhare cyagize ku buzima bwacu. Abantu benshi cyane ntabwo babizi. N'ababizi babizi gusa nk'inkuru cyangwa se nk'amagambo, ariko ntabwo byigeze bicengera mu mitima yabo ngo uku kuri bakwakire nk'ukwabo mu mitima yabo. Naho undi gusa kumenya ibyo Yesu yakoze bikarangirira aho, ntacyo bishobora guhindura ku buzima bw'umuntu. Haleluya. Mwese muzi yuko Bill Gates ari umukire? Murabizi? Ariko se bikumariye iki? Ntacyo bikumariye, sibyo? Icyo bikumarira gusa no kumugirira ishyari umutwe wawe ukameneka gusa ukavuga utuwampa ibifaranga nk'ibyo, nta kindi. Ariko rero umutungo afite uramutse uvuye kuri konte ye ukajya kuri konte yawe, ndibaza neza yuko ibibazo byawe byose byagira gute? Byose byahita bikemuka. Madeni, sinzi niba ari ubukode bw'inzu, sinzi niba ari iki, mu munota umwe wonyine gusa byose byabihindutse. Rero Yesu yaravuze ati namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Abantu ukuri bakwakiriye mu buryo bubiri. Hari bamwe babimenye gusa mu bwenge, mu ntekerezo, ariko birangira bitabaye ibyabo. Ariko icyo Yesu ashaka kutubwira neza ni uko ukuri kw'ibyo nabakoreye kugomba guhinduka ukwanyu. Ibyo Yesu yadukoreye bigomba kuva mu mutwe gusa bikava mu bumenyi, mu kubimenya bikinjira mu mitima yacu bikaba ibyacu. None tubibaza tuti ukuri Yesu yavuze kuzatubatura ni ukuhe? Ese ko kuri waba warakwakiriye? Ese niba warakwakiriye koko waba warabatutse mu mutima wawe? Warabatuwe mu mutima wawe? Ese wabatuwe umuzigo w'ibyaha? Wabatuwe urubanza uhora wicira? Warabatuwe guhagarika umutima? Ibyo byose abashoboye kwakira ukuri kwa Yesu Kristo byashoboye kubabatura imitima yabo. Reka dusome mu gitabo cya Yesaya. Yesaya igice cyaho cya 55. Hano hari ukuri kw'icyo Imana yadukoreye. Imana asabye ko byamamazwa hirya no hino, bikavugwa mu bantu ahantu hose. Yesaya igice cya 55. Umurongo wa mbere aravuga ngo, yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Umurongo 3, mutega amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Hano Imana yaduhamagara ngo nimuze aho ndi. Ni bantu ki bahamagarwa? Abantu bose uko bameze kose, Yesu arabahamagara ngo nibaze aho ari. Ndibuka kera ntarakira agakiza, anasengeraga bajya batwigisha bati Yesu ntabwo ashobora kukwakira uri umunyabyaha. Niyo mpamvu mbere yo kwinjira mu rusengero badusabaga kubanza kwiyeza. Hagari icyuhagiriro, aho ugenda umuntu ukamurondorera ibyaha byose wakoze, ukamubwira yuko ubyicujije, ko ubyanze, kandi yuko guhera uwo munsi ubizinutswe
utazongera kubikora akagusengera, ubwo ukaba wemerewe kwinjira kujya guhura na Yesu. Ariko nkibaza nti se Yesu uwo nguwo waje ashaka abantu batanduye, Yesu waje ashaka abantu biyejeje badafite inenge, Yesu mu by'ukuri yaje kumara iki? Aho niba ari umukerarugendo nk'abandi tubona baza gusura visit Rwanda, kubera yuko niba Yesu aza guhamagara abiyejeje, abitunganyije, abadafite icyaha, yaba yaraje mu butembere. Ariko Yesu muri Bibiliya arahamagara abantu bose uko bakabaye. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi udafite ifeza nawe naze. Amazi mu by'ukuri ashushanya ubugingo buhoraho buva ku Mana, kuko biravuga ngo Imana ni isoko y'amazi y'ubugingo. None ubwo abafite inyota ni bantu ki? Abafite inyota bisone ko ari abantu badafite ubugingo. Ni abantu buzuye ibyaha, ni abantu buzuye intege nke, ni abantu buzuye amakosa, buzuye imivumo yose aho iva ikagera. Abo nibo Yesu yahamagaye ngo nibaze bamusange. N'udafite ifeza nawe naze, n'utishoboye nawe naze, n'uwanduye wese naze, nimuze kandi ngo muraherwa ubuntu. Umurongo 3, mutega amatwi muze aho ndi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho, nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ariryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Mu gitabo cya Efeso bavuga neza ko twese twari dupfuye kubera ibyaha byacu ndetse n'ibicumuro byacu. Mu maso y'Imana iyo tuvukira muri iyi si, nta bugingo tuba dufite, tuba tumeze nk'abapfu imbere yayo kubera ikibazo cy'icyaha. Icyaha ntabwo kiri gitandukana n'urupfu. Ko Bibiliya niyo yavuze ngo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu narwo rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugira ku bantu bose. Ufite icyaha rero burya abagendana urupfu muri we. Ariko nimvuga urupfu ntimwumve ko ari urupfu rw'umubiri, ahubwo ni urupfu rwa roho cyangwa se urupfu rw'ubugingo. Ufite icyaha mu mutima we agendana kurimbuka mu mutima we. Yewe ashobora kuba agenda tumubona ahagaze, avuga, aganira n'abantu, atembera, ukabona ko ari muzima, ingingo ze zose zikora, ariko mu kubona kw'Imana, mu maso y'Imana, uwo muntu ntabwo abaho kuko yamaze gupfa kubera ko afite icyaha mu mutima we. Rero bene abo ngabo ijambo ry'Imana yavuga ngo nimuze mutege amatwi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Tubasha kubaho ryari? Tubasha kubaho ari uko twakiriye ijambo ry'Imana. Bivuze ko ijambo ry'Imana ari nk'umuti ubasha kuzura umuntu wabanaga n'urupfu mu mutima we. Ijambo ry'Imana ni igisubizo cy'urupfu, cyangwa se ni igisubizo, ni umuti w'urupfu abantu babana nawo kandi bavukanye narwo mu mitima yabo. Kubw'iyo mpamvu ijambo ry'Imana yavuga ngo n'udafite ifeza nawe naze ahabwe vino. Murabizi ko vino ishushanya amaraso ya Yesu. Ahabwe amata. Amata ashushanya ibyo kurya by'umwuka bikuza umwana wamaze kuvuka, byose nta kiguzi atanze, yewe nta n'icyo aciwe. Abagira neza iyo bagiye gufasha abantu b'imbabare cyangwa se abantu bagize ibyago, wenda bagize nk'ibiza, abantu batishoboye, abagira neza iyo bagiye kubafasha hari icyo bategeka gukora. Nimubanza gukora iki ngiki turabagezaho inkunga. Ubu ntabwo yaba ari umugira neza. Abagira neza iyo bagiye gufasha, bafasha ku buntu, ntacyo baciye wa muntu wagize ibyago cyangwa se wa muntu utishoboye. Rero hano Imana irimo kutubwira ngo n'udafite ifeza nawe, n'utishoboye wese naze araherwa ubuntu, kubera yuko Yesu yuzuye ubuntu ndetse n'ukuri. Kandi ibyo ashaka gutanga byose ashaka kubitangira ubuntu, kubera ko nicyo cyamuzanye hano muri iyi si. Abantu rero bamaze kumvira ijwi, byumvikane yuko bacikamo ibice bibiri. Aravuga bati njye ntabwo napfa kugenda gutyo gusa imbokoboko, ntabwo Imana yanyakira. Ngomba kubanza kwitegura nkagira icyo nitwaza. Muri Bibiliya tubona abantu benshi bagiye imbere y'Imana bameze batyo, ariko bose uko bakabaye nta n'umwe Imana yigeze yakira, kubera ko Imana ntabwo ijya yakira ikiguzi cy'umwana w'umuntu.
ubundi ibyuzuye mu muntu nibyo abasha gutanga. Bitewe n'uko mu mutima w'Imana huzuye urukundo ndetse n'ubuntu, Imana ishaka kunyanyagiza no kudusakazamo urukundo rwayo n'ubuntu bwayo. Bivuze iki? Imana ishaka kuduhera ubusa ntacyo idusabye, ntacyo iduciye. Ariko turi abantu bafite kamere yamenyereye iteka ryose kugura, kwishyura, kubanza kugira icyo ukora kugira ngo nawe ugire icyo uhabwa. Abantu bamagariwe guherwa ubuntu rero, hari abenshi muri bagira ubwibone. Bati nge ntago nakwakira iby'ubuntu. Abantu ntibabaho. Uhano haje umugira neza akatuzanira ibintu ati nimwakire mwese, ushaka wese yijyanire. Ndabizi ko hari ababifata, hari n'abatabifata. Abatabifata biberekeshwa n'iki? Nge rwose sinzi guhabwa, ngewe sinzi gufungurirwa. Ndishoboye, ngomba kubyishakira ku bwanjye. Wambona ndi kujya gufasha fashanyo yavuga ngo iki? Mu buryo bw'umwuka hari abagira imitekerereze nk'iyo ngiyo, bashaka kwigira abantu bakomeye badakeneye kwakira ubuntu bw'Imana. Bashaka kwigira abantu beza bashobora kwishyura cyangwa se gukorera imigisha y'Imana. Satani niko yamaze gushuka inyoko muntu, niko yamaze kuyobya inyoko muntu. Ariko Imana yiturebye iravuga iti ye murabo kugirirwa imbabazi gusa, kora ko mwese muri abanyabyaha, murabo gupfa muzize ibyaha byanyu. Burya rero imbere y'Imana twese turareshya. Imbere y'Imana nta ukomeye ubaho, imbere y'Imana nta mukire nta mukene, imbere y'Imana twese turabo kugirirwa imbabazi, twese turabo kugirirwa ubuntu. Ariko se nukubera iki? Nubwo Imana iduhamagarira guhabwa ubuntu, kuki ari benshi batajyayo? Ugerageje kubitekerezaho, kibangisha kujya kwakira ubuntu bw'Imana ni ubwibone Satani yamaze kubiba imitima y'abantu. Yego nanjye ndi umunyabyaha, ariko njye si ndi umunyabyaha gusa. Njye ntabwo navuga ko ndi umunyabyaha ruharwa, se njye ndi wo kwakira ubuntu bw'Imana. Imirimo yacu ni izaduherekeza. Nkwiye gukora imirimo myinshi, imirimo yanjye nizansindishiriza kandi nizamperekeza. Umutima nk'uwo ni umutima umaze kwishyira hejuru ku buryo burenze akagero. Umutima wumva ko wihagije ku bwawo wabasha gukorera ubugingo, umutima nk'uwo ni umutima wa Satani. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo dukeneye kubanza kwihana mbere ko twakira ubutumwa bwiza. Uko kwihana Bibiliya itubwira ni ukuhe? Ni ukumenya ngo yewe ndi uwo kugirirwa imbabazi gusa, ndi umuntu mubi wo kuvumwa gusa, ntacyo najyana imbere y'Imana kugira ngo Imana inyemere, kugira ngo Imana inyakire. Ariko se ninde wemera guhagarara mu mwanya nk'uwo nguwo? Abantu benshi ntago bumva batekanye guhagarara mu mwanya nk'uwo nguwo, bitewe n'uko Satani yamaze gushyira uburozi, ibishuko mu mitima y'abantu. Niyo mpamvu rero abantu babana n'ubwibone, ariko no mu buryo batazi. Ibi ndi kubabwira rero ni ibintu mu by'ukuri byoroshye cyane n'umwana muto ashobora kumva. Umuntu ubasha kwakira ubuntu bw'Imana muri Bibiliya ni umuntu wamaze kwizinuka we ubwe, akamenya ko ibye uko byabimeze kose Imana idashobora kubyemera. Hanyuma akanamenya yuko mu gukora kw'Imana iteka ryose Imana itangira ubuntu. Ntabwo Imana idusaba ibiguzi, ntabwo idusaba gukorera ibyo duhabwa. Ariko twebwe abantu ntabwo dushobora kumva umutima w'Imana, niyo mpamvu tuwusobanura mu bundi buryo bundi. Yesu yaciye umugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wazindutse mu gitondo cya kare akajya gushaka abakozi bo kuza mu ruzabibu rwe. Ngo nuko ku isaha 6 atumira bamwe, baraza, bageze mu murima bikura amashati baratangira barahinga. Saa 3 z'amanywa arongera arasohoka, ageze ku isoko yongera gutuma abandi abohereza mu ruzabibu rwe. Saa 6 zigeze nabwo yongera gusubirayo, ngo asanga bamwe ngo bahagaze bakora ubusa, ntawe bahaye akazi. Nawe arabwira ati namwe nimugende mu ruzabibu rwanjye, namwe ndabaha idenariyo imwe. Yongera gusubirayo nanone saa 9, yongera gusubirayo bwa nyuma saa 11. Abaje saa 11 bakigera mu murima, bajye kumva mu fimbi iravuze, batakazi kararangiye, ni igihe cyo guhembwa mu gataha. Mu mitima baravuga bati uyu munsi twebwe turakira ubusa rwose. Nibwo twari tukigeramo, twari tukitegura ngo tujye mu kazi, none akazi ngo kararangiye bagiye guhemba. Imitima yabo bahise bumva bihebye, bavuga bati twebwe uyu munsi ntacyo ducyura.
ariko shebuja abwira igisonga cye ati hera kuri babandi baje nyuma, baje saa 11, arabatumaho. Bumva ni ibintu bidasanzwe. Ati uhemba natwe araduhamagaye, ari wenda ashobora kuduha nk'igice cyangwa se araduha buke gusa. Agiye kubona neza nk'uko shebuja basezeranyije, shebuja baha idenariyo imwe. Idenariyo imwe ihwanye n'umubyizi w'umukozi w'umunsi umwe. Babandi baje saa 11 babonye bahawe idenariyo imwe, bikoza mu bicu rwose, barishima, barasimbuka, baririmba bati Imana ishimwe rwose, tugira ubuntu, duhawe idenariyo imwe, tutari dukwiriye. Babandi baje mu gitondo saa 12 babibonye, ibyishimo byabo byikuba kenshi cyane, bati yaye n'abaje none bahawe idenariyo imwe, twebwe none hari turacyura idenariyo 12. Databuja araduhemba umushahara w'iminsi 12. Bose bahabwa idenariyo imwe. Bageze kuri babandi baje mu gitondo cya kare, nabo bahawe idenariyo imwe. Bayibahaye banga kuyakira, batangira kwijujuta, bintu birashebuja. Uduhemba amafaranga nk'angaya gute? N'abandi baje none aha mu kanya saa 11 nta n'icyo bakoze, bahawe idenariyo imwe. Natwe abaje mu gitondo cya kare twahingitse, twarushye, uduhawe idenariyo imwe. Ariko nyamara niba bari basezeranye na shebuja. Shebuja arabaza ati se twumvikanye idenariyo imwe kuva mu gitondo? Bati yego niyo twumvikanye. None se siyo mbishyuye? Bati yego, ariko se kuki bariya baje none aha ngaha bo ubahaye imwe kandi ntacyo bakoze? Ugomba kudukubira amasaha yose twakoze. Ibintu birashebuja baryo. Ariko icyabateye kwinuba, ugerageje neza kumva umutima w'Imana muri iyi nkuru, si uko bahawe amafaranga make. Mutekereza ko ari cyo binubiye? Binubiye ngo kubera ko bakoze cyane. Ntago binubiye ko bahawe amafaranga make ko niyo basezeranijwe, ahubwo binubiye kuba bahingitse cyane, bagakora cyane, kandi bakabona bahembwe bimwe ibingana n'ibyo batakoze. Ntangiye bigitangira inkuru sinayumvaga abavandimwe. Nibazaga se uyu mutware we ufata abakozi ari cyane mutware iki? Ariko nibuka ko Yesu yarabanje kuvuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutware wagiye hanze gushaka abahinzi bo mu ruzabibu rwe. Ibyo ubwami bw'ijuru burya bwose nuko bigenda. Ibyo mu bwami bw'ijuru bitandukanye nibyo mu bwami bwo muri iyi si. Mu bwami bwo muri iyi si ikintu nk'icyo ntabwo gishobora kubaho. Babandi baje saa 11 wabwira uti mwebwe rwose mwihangane, murabona mwaje mukijya mu kazi kaba kararangiye, mutahe muzaze ejo, nimukora mu byizi w'ejo nibwo muzahembwa. Siko bigenda? Ariko Yesu yaravuze ati oya, ubwami bwo mu ijuru ibintu nuko bigenda. Ubwami bwo mu ijuru igikora si imirimo y'abantu, si ishyaka n'umwete abantu bagize, oya. Ubwami bwo mu ijuru igikora ni ubuntu abantu bahabwa n'ubwo ntacyo baba bakoze. Shira maze kucyumva, nongera nsubira muri ya nkuru, nongera nyisoma bwa kabiri. Nongeye kwisoma bwa kabiri, ntangazwa no kubona yuko uyu mutware nta muntu yigeze abwira ngo ujye kumuhingira. Cyangwa ati mujye mu ruzabibu rwanjye. Asubirayo saa 3 n'abandi aravuga ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Bagezeyo bajya guhinga. Ninde wabwiye guhinga? Kamere yacu, kamere twavukanye igihe cyose, itwumvisha yuko tugomba gukora, tugomba kugira icyo dutanga kugira ngo natwe tugire icyo duhabwa. Kubera ko tubana n'imyumvire nk'iyo ngiro, nicyo cyateye Yesu kuducira umugani nk'uyu nguyu, agamije kutwigisha ati oya, iby'ubwami bw'Imana uburyo bikora nuko Imana itangira ubuntu. Imana nta biguzi yaka, nta mirimo yawe Imana ikeneye, kubera yuko ubwayo irishoboye. Mu by'ukuri abaje mu gitondo saa 12 iyo baza kumenya neza umutima wa shebuja, ntago bari kugira mu ruzabibu rwe ngo batangire bahinge, bacukure, sinzi bakora imirimo shebuja atababwiye. Ari kujya mu ruzabibu rwe bagategereza ko saa 12 zigera bagahabwa idenariyo shebuja yabasezeranije. Icyo ngicyo nicyo nawe Imana iguhamagarira. Yesu aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ngo n'udafite ifeza nawe naze, udafite ibiguzi nawe naze, kubera ko Imana ishaka kubaha byose ku buntu bwayo gusa. Niyo mpamvu abantu bose bafite imitima iciye bugufi, ni ukuvuga ngo abantu
bashyira ijambo ry'Imana n'umugambi w'Imana hejuru y'ibintu byose, babaho mu munezero gusa. Umunezero uturutse ku ki? Uturutse mu kwakira ibyo batakoreye. Umutima wanjye uhoramo umunezero utajya ushira, uturutse mu kuba narakiriye ubugingo buhoraho ntigeze nduhira, ntigeze nkorera. Kandi si ibyo byonyine gusa, nkomeza no kwakira n'imigisha myinshi y'Imana nubwo mu by'ukuri ntabikwiriye. Yaba Imana iduha imigisha yayo, yaba Imana iduha ubugingo bitewe n'uburyo twitwaye cyangwa se n'uko twakoze, nta n'umwe muri twebwe wabishyikira. Niyo mpamvu rero Bibiliya yamaze guhindukira abantu benshi cyane umutego, bayumva nabi kubera ko bayisomesha imyumvire yabo n'imitekerereze yabo. Niba umutima wawe uhagaze mu mwanya wo kumva ngo njyewe imirimo yanjye niyo izampesha ubugingo, ibikorwa nkora nibyo bizampesha agakiza, yewe ni ingurane Imana iza mu bugingo nanjye nyihe imirimo myiza, niba utekereza utyo, nunasoma Bibiliya uzayumva mu buryo nk'ubwo ngubwo. Icyo kintu gitangaje cya Bibiliya, imyumvire ufite yose usomesheje ijambo ry'Imana, icyo uyishakamo nicyo ubasha kubonamo. Niba umutima wibwira yuko agakiza kawe kazaturuka ku bikorwa byiza wakoze, nusoma muri Bibiliya, Bibiliya nuko nguko uzumva irimo kukubwira. Ni ikintu gitangaje cyane. Ariko muri Bibiliya Imana yabanje kudusobanurira neza ibijyanye n'imitima yacu. Kwibwira kuri mu mitima yanyu kuribeshya cyane. Ntugasomeshe ijambo ry'Imana kwibwira kw'imitima yawe. Biravuga ngo umutima w'umuntu ushukana kurenza ibintu byose. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko tubanza kwividura mu mitima yacu imyumvire yose dufite, ibitekerezo byose dufite, kugira ngo rya jambo ry'Imana rize mu mutima ukeye, udafite uruhande na rumwe ubugamiyeho. Yesu aravuze ati, nawe ufata vino nshya ngo ayishyire mu mifuka y'impu ishaje. Kora aramutse bigerageje, icyabaho nuko ya vino shyashya irimo kubira izabyimba ituritse ya mifuka ishaje, nuko vino yose isandara. Arongera avuga ati, ntawe ufata ikiremo gishya ngo gitere ku mwenda ushaje. Kuko cya kiremo gishya nugitera ku mwenda ushaje kizakwega wa mwenda ushaje, nuko cya kiremo kirushaho kuba kinini cyane. Yesu aravuga ati, vino nshya mu mifuka mishya, kandi n'ikiremo gishya ku mwenda mushya. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rigomba kuza mu mitima yacu, imitima yacu ikeye, nta ruhande na rumwe tubugamiyeho. Bibiliya idusaba kwihana, ariko kujugunya intekerezo zacu, kujugunya kwibwira kwacu, kubera ko nidusomesha Bibiliya kwibwira kwacu n'intekerezo zacu, n'ubundi tuzayumva bijyanye n'intekerezo zacu n'imyumvire yacu. Abantu batazi ubutumwa bwiza ntimugire ngo babwiriza ibivuye ahandi, babwiriza nabo ibivuye muri Bibiliya. Bakoresha Bibiliya imwe niyo natwe dukoresha, ariko ikibazo icyo bayisomamo gitandukanye n'icyo tuyisomamo. Kubera iki? Kubera yuko bayisoma n'ubundi baramaze gufata uruhande. Ariko mu by'ukuri umuntu ufite umutima ukeye, wamaze kuvidura umutima we, niwe ubasha gushyikira umutima w'Imana neza uko wakabaye. Aho twasomye uyu munsi muri Matayo ibice 26, Yesu mbere yuko ajya ku musaraba, murabizi ko yakusanije abigishwa be bose ku ifunguro rya nyuma, akababwira ati, ni mwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Hano iyo usomye muri Matayo ibice 26, mbere yuko Yesu ajya ku musaraba, Yesu yabanje abwiriza ubutumwa bwiza abigishwa be. Ati, uyu mutsima mubona ahangaha ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa mwese. Arongera ababwira ati, iki gikombe mubona ahangaha, iyi nkongoro, ni amaraso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha byabo. Mu yandi magambo, Yesu ashaka kutubwira yuko urupfu rwe atari impanuka gusa imugwiririye. Urupfu rwe si umupango, si akagambane, si ubugambanyi yakorewe n'abantu oya, ahubwo ni Imana yabigennye ityo kugira ngo tubashe kubabarirwa ibyaha byacu. Iyo ukomeje gusoma hepfo gato, Yesu abwira Petero ati, Yesu abwira abigishwa ati, mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, ko byanditswe ngo
nzakubita umwungeri umukumbi w'intama usandara. Petero akimara kubyumva, nawe umutima mwiza, nawe umutima wa kamere mwiza, abwira Yesu ati oya mwami, ibyo rwose ntabwo bizakubaho. Nubwo abandi byabo biri bubagushe, njyewe ntabwo bizangusha. Petero yari afite kwiyemera gukomeye cyane mu mutima, yumvaga yuko ari umwigisha mwiza w'umunyamwuka uruta abandi. Ariko icyo nagambiriye kubabwira uyu munsi ni uko ibyo ngibyo Yesu yarabizi. Ibyo nabyo ntabwo cyari ikibazo kuri we, kubera ko Yesu yari yiteguye kwita kuri buri kibazo cyose cya Petero. Byaba ikibazo cye cy'icyaha, byaba ikibazo cyo kutizera, byaba ikibazo cyo kutisobanukirwa, byaba ikibazo cyo kwiyemera, byose Yesu yari yiteguye kugira gute? Kubyitaho. Ariko Petero kubera ko atari yizi neza, ntabwo yamenye yuko we ari umuntu wo kugambanira Yesu no kumuta, ahubwo yatekereje ngenda umuntu wo kurwana kuri Yesu, kubera ko Yesu ndamukunda. Yibagirwa ko Yesu ari we wamusanze. Ntabwo ari Petero wasanze Yesu. Yesu niwe wasanze Petero bajya guhura bwa mbere. Nta nubwo Petero yari azi Yesu uwo ari we. Wakunda ute umuntu utazi? Yesu aramubwira ati Petero nkurikira, nzakugira umurobyi w'abantu. Petero yumvise ijambo rya Yesu aryibeshyaho, aryumva nabi. Ubwo nzaba umurobyi w'abantu, ngomba kubikorera. Ngomba kujya numvira Yesu kurenza abandi. Ngomba kujya mwumvira kurenza abandi. Ngomba kujya mukorera cyane kurenza abandi. N'uyu munsi kugeza aha ngaha naragifite umutima nk'uwo nguwo. Niyo mpamvu nubwo Yesu ababwiye ati mwese muzantererana, ibyanjye birabahemuza, we yaravuze ati yewe nabo bose bagutererana, njyewe ntabwo nzigera ngutererana na rimwe. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo njye ntandukanye n'abandi. Aba bandi yego bazakureka, ariko njye nzakurwanirira. Petero yumvise nabi ijambo Yesu yari yaramubwiye. Petero ntabwo yigeze asabwa guharanira kuba umurobyi w'abantu. Kuba umurobyi w'abantu bisobanuye kuba umubwirizabutumwa, umuntu ukiza ubugingo bw'abantu. Yesu ntabwo yigeze amubwira ngo azarwane, azaharanire kuba umurobyi w'abantu. Ahubwo yaramubwiye ati Petero nzakugira umurobyi w'abantu. Ni nk'uko n'ubu munsi abantu bumva ijambo ry'Imana bakaryumva nabi. Imana yavuze ko ari izadukiza ibyaha byacu, ko ari izaduhesha ubugingo buhoraho, ariko ijambo abantu baryumvise nabi, bumva ko Imana ibabwiye ngo bagomba guharanira kwihesha ubugingo buhoraho. Ariko igikuru ni uko n'uyu mutima wo kumva nabi Yesu, n'uyu mutima w'ubwibone Yesu yarawuzi, nawe yari yiteguye kugira gute? Kuwitaho. Niyo mpamvu inyito y'icyigisho cy'uyu munsi twayise ngo impano z'Imana ntizivuguruzwa. Petero nubwo yigometse kuri Yesu, akigomeka ku ijambo rye, tubona neza ko kera kabaye nk'uko Yesu akabimubwiye koko, bose baramutereranye, noneho Petero anamutererana no kurenza n'abandi bose. Siko byagenze? Abandi baramutaye gusa, ariko hirya yo kumuta anagerekaho iki? Agereka kumwihakana, kandi bitari inshuro imwe, inshuro eshatu zose. Yesu ashimangira rya jambo rivuga ngo mwese ibyanjye birabahemuza. None Petero kimaze kumubaho, ari nacyo nshaka kubabwira aha ngaha, umutima wese yibwira ati rwose ijambo ryanjye sinarihagazeho, Yesu navuze ko nzamurwanirira, singikwiye kuba umurobyi w'abantu. Ubu singikwiye kuba umubwirizabutumwa. Guhera icyo gihe yamaze kwihakana Yesu, yahereye ko asubira ku nyanja y'i Galilaya, ajya kongera kuroba ifi nk'uko yahoze abikora mbere. Ariko burya ni isomo Yesu arimo kumwigisha. Burya Yesu arimo kumwongorera amubwira ati harya ngo uzampfira, harya ngo uzankurikira kugera ku iherezo, none ubu ngubu uri hehe? Wavuze ko abandi bose bazantererana, ngo uretse wenyine gusa. Wavuze kuzemera no gupfa, ariko kutazansiga, none uyu munsi uri hehe? Yaba Yesu afite umutima nk'uw'abantu, Yesu nawe ari kumubwira gute? Ari kumwihinuraho. Sibyo? Narakubwiye ngo kunyumva, none dore wisubire mu burobyi, nanjye ndakuretse ngiye gushaka undi murobyi w'abantu. Ariko si umutima Yesu yari afite. Yesu yarazi neza ijambo yabwiye Petero mbere na mbere bagihura ku munsi wa mbere. Yaramubwiye ati nkurikira, nzakugira umurobyi w'abantu.
iri jambo sinzi muryumva niba mwumva uburemere bwaryo. Niba Yesu avuze ati nzakugira umurobyi w'abantu, bivuze yuko ni inshingano ze gutuma wowe uhinduka umurobyi w'abantu. Wowe ibyo wakora byose, wamwihakana, wamutererana, wakwisubira mu burobyi, ibyo nibyo ubashije, ariko we niwe uzirengera rya jambo atume uhinduka umurobyi w'abantu. Ariko Petero ntiyigeze aryumva atyo na mbere na mbere. Niyo mpamvu amaze gusubira mu burobyi, Yesu yongeye kugira gute? Yongeye kujya kumushaka. Ati Petero, nagarutse. Ese wasubiye mu burobyi? Ati yego. Ese Petero koko urankunda? Ati mwami, sinavuga ko ngukunda, yewe ni wowe ubizi. Nizi isomo rikomeye cyane. N'ubushize navuze ngo sinzakwihakana, sinzagutererana, ariko naragutereranye. Ubu nahangara kuvuga ko ngukunda, ni wowe ubizi niba ngukunda cyangwa ntagukunda. Ubuzima Petero anyuzemo bwaramwigishije neza, butuma abasha kuvidurwa ubushake bwe, ibyifuzo bye byose bivamo, byose abiharira amaboko ya Yesu. Yesu nyibuka kubajije niba ngukunda. Ese Yesu ndagukunda koko cyangwa se ngukunda? Yesu yumvise iryo jambo mu mutima we, aravuga ati ragira intama zanjye, gaburira intama zanjye. Guhera icyo gihe nibwo Petero koko yahereye ko aba umurobyi w'abantu. Bavandimwe, impano z'Imana no guhamagarwa kwayo n'ubuntu bwayo ni ibintu bitavuguruzwa. Niba Imana iguhaye ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu, nta kintu gishobora kubukwambura. Amakosa yawe, intege nke zawe ntabwo bishobora gukuraho ubuntu Imana yakugiriye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu biri tubwira neza yuko ubuntu bwayo ntabwo bushobora gukurwaho, ntabwo bushobora kuvuguruzwa. Mu gitabo cya ni Matayo, kandebe neza nibeshya, ni Yohana igice cya 10. Yohana igice cya 10 umurongo waho wa 26 kugeza ku murongo wa 29. Kadusome uyu murongo hanyuma dusoze. Yohana 10 umurongo 26 kugeza ku 29 aravuga ngo umurongo 27, intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawazivunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawubasha kuzivunura mu kuboko kwa Data. Hano Yesu yaduhaye isezerano atubwira ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Intama ze yavugaga ni izihe? Ni abamwizeye, n'abakira agakiza kubwo kwizera amaraso ye yatumeneye ku musaraba. Abo nibo bitwa intama za Yesu Kristo. None Yesu aragira ati intama zanjye ziranzi, zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Mu gakiza twaherewe mu kwizera Yesu Kristo, amahitamo yo kurimbuka ntayarimo. Ibindi byose byashoboka, ariko kurimbuka ko ntabwo kwashoboka. Kubera iki? Hano ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ukubera ko ngo izo ntama ziri mu kuboko kwa Yesu Kristo, ziri mu kiganza cya Yesu Kristo. None aravuga ati izo ntama nta muntu n'umwe ufite ububasha n'ubushobozi bwo kuzivana mu kiganza cyanjye. Ntawe ufite ububasha n'ubushobozi bwo kuzivana mu kiganza cya Data. Ese icyo Imana yacigatiye wabasha kucyipfumbatuza? Wabishobora? Hari n'undi wabibasha? Ese Satani we abigerageje bishobora? Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu biri tubwira yuko impano y'Imana y'agakiza ntavuguruzwa, ni ntayegayezwa, ntabwo ushobora kuyamburwa, ntabwo ishobora kuvaho. Kubera iki? Ngo kubera yuko turi mu kiganza cy'Imana, kubera ko turi mu kuboko kw'Imana. Abashoboye kwakira ibyo mu mitima yabo baruhutse ubuziraherezo, bafite ikiruhuko kidashira,
n'ubwoba ntabwo bwabona aho bumenera imitima yawe. Niringiye ko bavandimwe, iteka ryose tukajya twumva ijambo ry'Imana n'umutima uvuduye. Bitabaye ibyo uzagira uryumva nk'uko Petero yaryumvise. Ariko Imana itugiriye ubuntu tukavidura imitima yacu kandi tukayizera yo ko ishobora byose, ko ari isohoza ibyo dusezeranije, nta kabuza bizasohora natwe mu buzima bwacu. Ubuzima Petero yaciyemo bwagaragazaga nk'aho yataye Yesu, ko byarangiye, yaramwihakanye, yisubiriye mu burobyi, byose byararangiye. Ariko ntabwo ari we Petero tubona byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa ni Petero koko wari warabaye umurobyi w'abantu. Ariko ubuhamya yahoranaga mu mutima we, yahoranaga ubuhamya buvuga buti ibi sinjye wabyikoreye, umwami Yesu ampaye isezerano ry'uko nzaba umurobyi w'abantu, dore nawe wabisohoje mba umurobyi w'abantu. Njyewe icyo nakoze ni ukumwihakana, icyo nakoze ni ukumutererana, ni ukwisubirira mu burobyi. Ariko we icyo yakoze, bitewe nuko ijambo rye ari ukuri, ijambo rye ntajya yisubiraho, dore byarangiye angize umurobyi w'abantu. Haleluya! Ijambo ry'Imana nuryakira utyo, nawe rizaguhindukira impamo mu buzima bwawe, kubera ko Imana niyo ifite inshingano zo kurisohoza. Reka duhinire aha, tugiye kuririmba akaririmbo kamwe. Reka sabe ko batuyobora mu karirimbo kamwe, nuko niturangiza ndaza kubagezaho amatangazo.